Rero amakuru mfite kugeza ubu ngubu nuko abisiraheli Israheli yatangiye guhamagara abisiraheli bose aho bari ngo batahe bajye iwabo bajye kubaka urusengero rw'Yerusalemu. Ubwo ni urusengero rwa gatatu. Niba byanditswe rero tubwira ngo nituramuka tubonye urusengero rw'Yerusalemu, ndabiza abantu benshi mwari mutegereje ikintu, mwari mutegereje kumva bababwira ngo urusengero rw'Yerusalemu rwatangiye kubakwa ngo mumenye yuko igihe cyo guhaguruka ku ntebe y'ubutambyi kuri Yesu Kristo kigeze. Abantu mwiza ubuhanuzi n'ubuturo bwera iki kintu mvuze makize, muzi ko igihe ari Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi imbere ho gatoya. Abo bose nibo bishe inyuma y'ubaka ry'uru rusengero, ndetse abo ngabo bakaba bamaze gukaragira kwa Donald Trump bamubwira ko agomba kwitabira muri uyu muhango wo gufungura urusengero mu kurwubaka, kandi ko agomba kugira engagement muri ibyo bikorwa. Si ibyo gusa, bahise banyaruka bagera no mu Burusiya kwa Vladimir Putin barangije. Ntago byoroshye. Bamaze kujya mu Burusiya kwa Vladimir Putin, bamusaba ko nagomba kwinjira mu bikorwa cyangwa se kumufatanya ibikorwa w'iyubaka ry'urusengero. Barangije kugira ngo bashyireho akadomo bahita bamanuka mu burasirazuba bwo hagati, abo ni ku bana b'inshoreke ya Aburahamu, ubwo ndavuga kwa Shuwa. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese abo duhuriye hano. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Biri nk'uko bisanzwe. Buri munsi duhora dushaka icyaduteza imbere mu buzima bwa Gikristo, tugahora dushaka icyatuma dukomera ku Mana, kandi tugahora duhanze amaso ku buhanuzi. Ntekereza ko nk'uko mu mazi iminsi mubibona ari nayo gahunda y'icano yacu, no gushakashaka mu byanditswe byera, tugashaka mu buhanuzi icyo buvuga, tugashaka biri iki tubwira, tukanasuzumira hamwe tukareba ngo mbese ibi bintu turi kubona ubu ngubu birerekeza he, birava hehe, birajya hehe. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru, navuga ngo ni amakuru adasanzwe, wenda bamwe bashobora kuba bayazi ariko abenshi ntago baba bayazi, kubera ko abenshi baba bari sous-informé, ntago baba bazi amakuru. Ariko kuri iyi nshuro hari ikintu kirimo kireba mu isi kidasanzwe abantu badashaka kuvuga, ariko kandi kikaba gikomeye mu buzima bwa Gikristo, cyane ko byanditswe byera bitubwira ko icyo kintu turamuka tukibonye kizaba ari igihe cyangwa se kizaba cyo kimenyetso cyane cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Muturi iki kintu ni ikihe? Ntago ndimo ndatinda kubera ko mfite umwanya mutoya. Uyu munsi ni umunsi wo kwitegura isabato, n'amasaha ndabona yanjyanye, ariko ndavuze ngo reka ibintu nze kuza dutangira isabato namaze kubye expose hanze, abantu batabasha kumva ururimi rw'icyongereza cyangwa se abantu bari hirya no hino badafite ayo makuru nabo bayamenye, kugira ngo tubashe kubana ariko ibi bintu tubizi neza. Iyo kintu ni ikihe? Byanditswe byera bitubwira ko ngo umunsi tuzabona urusengero rw'Yerusalemu rwongeye kubakwa ku nshuro ya gatatu, icyo kizaba ari cyo kimenyetso cya nyuma cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Aya makuru mwari muyazi, mwari muzi aho ibyo bintu bigeze. Aya makuru naje kuza kuyakura ahantu, cyane ko abantu batarimo barashaka kubisakaza cyane, cyangwa se ba nyir'ubwite batarimo barashaka kubisakaza cyane, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ngo ntagaruka nka kubisakaza, ahubwo hari impamvu ituma bo ubwabo baceceka. Mwanyumvise neza. Hari impamvu ituma bo ubwabo baceceka. Hari n'impamvu ituma navuga ngo badashaka kubishyira ku karubanda cyangwa se ku mugaragaro, kubera ko nyine hari icyo barimo barahisha. Rero iyi gahunda yo kubaka urusengero rw'Yerusalemu yaje kuza gushyirwa mu bikorwa kugeza ubu ngubu. Ubu tuvugana ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025, urusengero rw'Yerusalemu rwatangiye kubakwa, ariko rurimo rurubakwa mu ibanga. Ntago riba rushyira ku karubanda kugira ngo abasilamu badahita batera hejuru, kuko murabizi ko musigiti wubatse Yerusalemu nuko nguko nyine hari ibyo umuntu aziga kugira ngo nyine bita mwabantu mwe nuko. Rero amakuru mfite kugeza ubu ngubu nuko Israheli yatangiye guhamagara abisiraheli bose aho bari ngo batahe bajye iwabo bajye kubaka urusengero rw'Yerusalemu. Ubwo ni urusengero rwa gatatu rwubatswe no muri nkuko dusanzwe tubimenyera cyangwa se dusanzwe tubiziranyeho. Urusengero rwa mbere rwarubatswe, urwa kabiri rumaze kubakwa rurasenywa igihe Nebukadinezari yaraje kunyaga bari abisiraheli kubera ko bari baragomeye Imana. bamaze kurusenya ruza kuza gusanwa rurongera rurasenyuka. Ni gutya ibintu byagiye bigenda, ariko ibyanditswe byara bikatubwira ngo ndumva reze kera bihanuye ngo nituramuka tubonye urusengero rwa kabiri rurimo rwongeye urusengero rwa gatatu rwongeye kuzamurwa cyangwa se rwongeye kubakwa, tuzamenye ko ari igihe cyanyuma twamaze kugikandagiramo. None rero ubu tuvugana urusengero rwatangiye kubakwa. Rero ibi bintu byubaketse gute, bimeze gute, mbese birava hehe birajya hehe? Uru rusengero mwumve kuntu ibi bintu bikomeye. Ubundi batangiye bapanze ku exposa
amakuru yo kurwubaka ku mugaragaro kuri pasika y'ukwezi yo muri uyu mwaka. Pasika yo muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu, ndumva hari rwo nibwo ni kwa gatatu kuri pasika, just yego, kuri pasika y'uyu mwaka nibwo bazatangira imirimo ku karubanda yo kurwubaka. Wenda byaratangiye n'ikimenyimenye, nk'uko mubizi ko pasika muri Isiraheli Imana yabwiye Abisiraheli ngo bafate abana imfizi z'intama, ni imfizi ni sekurume uko wabyita kose, babibage, nibamara kubaga amaraso bashyire ku nkomane z'imiryango kugira ngo marayika naramuka aje kurimbura aze kuza kubona ikimenyetso. Abisiraheli rero nabo bafashe inka eshanu, navuga ngo zinziramuze, inka eshanu zidafite ikintu na kimwe zibangamyeho, zitamugaye, zidafite intege n'imwe, bazishyiraho ngaho. Izo nka eshanu rero nizo bazabaga ku munsi wa pasika. Izo nka ngo amaraso yazo akazaba ari yo guhesha umugisha ibikoresho byose bizubakwa bizubakishwa kuri urwo rusengero. N'ikimenyimenyi abayobozi babishinzwe abavuze ko ngo zahabu ziteguwe, ibikoresho byose byiteguwe, ngo byose birahari, igisigaye no kurwubaka. Ni nayo mpamvu leta ya Isiraheli yatangiye kuzamuka, ikaba iri kubwira Abisiraheli bose bari mu mahanga yose aho bava bakagira ngo nibatahe bajye iwabo bajye kubaka urusengero rwo muri Isiraheli rw'i Yerusalemu. None ikibazo umuntu ashobora kwibaza, niba ibyanditswe rero tubwira ngo nituramuka tubonye urusengero rw'i Yerusalemu, ndabizi abantu benshi mwari mutegereje ikintu, mwari mutegereje kumva bababwira ngo urusengero rw'i Yerusalemu rwatangiye kubakwa, ngo mumenye yuko igihe cyo guhaguruka ku ntebe y'ubutambyi kuri Yesu Kristo kigeze. Abantu mwiza ubuhanuzi n'ubuturo bwera iki kintu mvuze mwakize, muzi ko igihe ari Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi imbereho gatoya. Rero ku bantu turimo turarebera kure, ku bantu tubasha kugira kuri ibyo bintu, mwamaze kumva ko igihe cyamaze kudusatira, mwamaze kumva ko ibintu byatangiye guhindura isura gahoro. So rero nahawe nahanjye ho kwitegura. Ibintu ntabwo byaje kurangira aho ngaho, kubera ko abantu bashinzwe inyubako, ubundi umuntu ahita yibaza ngo ese ubundi abantu bari inyuma y'iyubaka ry'urusengero ni bande? Ese ni Israel governments, ni abakristo, cyane ko muri Israel nta bakristo benshi bariyo, ahubwo idini yabo bayita ngo ni Judaism. Ni abantu batemera ko Yesu Kristo yagarutse, yaje akabapfira, ahubwo bavuga ko igihe kizagera akabavukira akongera akabapfira. Bo niko babyizera, they don't agree ko Yesu yaje. Of course niko bimeze. Hanyuma rero hari abajudaisme, ariko hariyo na amount of number n'abakristo bakeya muri Isiraheli bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi bakemera ko yaje kubapfira. Ariko kuri iyi nshuro ni bande bari inyuma y'iyubakwa ry'uru rusengero? Ntabwo ufite amatsiko wowe? Ese ni leta ya Isiraheli, n'abo bajudaisme, n'abo bakristo bakeya? Who are behind this rebuilding of the third temple of Jerusalem? Birakomeye ibintu kandi biteye amatsiko. Abo bantu rero nta bandi, reka twe kwiba tubigira kure, ni Israel. Ako reka n'ubundi byose reka tubivuge, sibyo se? Reka tubivuge. Abantu bihishe inyuma y'iri yubakwa ry'urusengero ni Israel Heritage Foundation. Wow. Nkivuga Heritage Foundation, ku bantu twabanje mu byisho bya mbere muhisemo byumva neza. Heritage Foundation twabonye nk'abantu bateguye gahunda y'uburyo Donald Trump azayobora iyi manda guhera muri 2025. Twabonye nk'abantu barimo barwana n'inkubiro gushyira itegeko ry'icyumweru. Twabonye nk'abantu barimo barashaka gufata ku gakano abakristo bemera kandi bakagendera ku mategeko y'Imana. Abo bayita Heritage Foundation, nibo twanabonye abitwa Seven Mountain Mandates. Abo bose nibo bishe inyuma y'ubaka ry'uru rusengero, ndetse abo ngabo bakaba bamaze gukandagira kwa Donald Trump, bamubwira ko agomba kwitabira muri uyu muhango wo gufungura urusengero mu kurwubaka, kandi ko agomba kugira engagement muri ibyo bikorwa. Si ibyo gusa, bahise banyaruka bagera no mu Burusiya kwa Vladimir Putin. Barangije ntago byoroshye. Bamaze kugera mu Burusiya kwa Vladimir Putin, bamusaba ko nagomba kwinjira mu bikorwa cyangwa se kumufatanya ibikorwa y'ubaka ry'urusengero. Barangije kugira ngo bashyireho akadomo, bahita bamanuka mu burasirazuba bwo hagati. Abo ni ku bana b'inshoreke ya Aburahamu, ubwo ndavuga kwa Shuwa, ahandi hitwa kwa Ishimayeli. Uri kumva? Bene Ishimayeli bose babakoraho. Barangije barababwira ngo rero uko byagenda kose mugomba kuza natwe tugafatanya kubaka uru rusengero. Ndavuga mu Bisilamu.
ntago byoroshye ku bantu murimo murankurikira bumva ko ibintu byamatangiye kugenda bifata indi ntera gahoro, ariko nyine isi isa nkaho yacecetse yanze kuvuga iki kintu, kubera ko nyine Satani nabizi ko nibiramuka bigiye hagaragara hari abantu bari bugira imyiteguro idasanzwe, kandi ko imyiteguro irakenewe, ariko ibintu ntibitera ubwaka ngo abantu batangiye kubifata ko bitandukanye, ahubwo Mwuka Wera aba ari gutuyobora. Aba bantu rero bahetse Foundation bahise bagenda bajya mu Barabu, ubwo ni mu burasirazuba bwo hagati Middle East, babwira abakomotse kuri Ishimayeli turamuzi ni inshoreke ya Aburahamu, ni umwana w'inshoreke ya Aburahamu wavutse kuri Hagari. Rero abo ngabo n'ubundi n'ubusanzwe mu minsi mikuru abayisilamu bakundaga kujya muri Israel bajyanye impano zigiye zitandukanye mu rwego kubera ko hari ibyo basangiye cyangwa kandi ko hari aho bahuriye, nubwo umwe yaturutse ku nshoreke undi agaturuka ku bana b'isezerano, ariko byose n'ubundi ni bene umugabo umwe. Niyo mpamvu rero kugira ngo abahete Foundation basohoze ubuhanuzi neza bakubiteho umusimari wa nyuma, bahise bamanuka bajya mu burasirazuba bwo hagati, babwira abarabu bati muzamuke tujye kubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Abarabu nabo bati icyo turacyemera kandi tugikojeho intuza, tugikojeho igikumwe, bateraho kashe bati ibingi turabikora. Urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhanuzi w'ibinyoma waguye agafashemo Vladimir Putin nk'umuntu tutari twasobanukirwa neza kandi tutanazi, tunashaka no kumenya cyane ko ubuhanuzi ntacyo muvugaho, ubwo ndavuga Uburusiya nabwo burazamutse. Abarabu ababandi twita ngo ni abana bavutse ariko batari mu buryo bw'isezerano ry'Imana, abo nabo barazamutse, noneho bagiye ku butaka bwera, baje kongera kubaka icyari cyarabuzanijwe kandi cyatangajwe nk'ikimenyetso cya nyuma cyo kizabanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Hanyuma rero nkuko twabonye ko bizaba kuri Pasika ya 2025. Kabiri, twabonye yuko bateguye inka 5 zo kumeneraho amaraso azahesha umugisha ibikorwa byose n'ibikoresho byose bizubakwa muri urwo rusengero. Gatatu, twabonye ko bamaze kugera ku bantu basa nk'abakomakomeye bose kugira ngo bahuze imbaraga, uhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muhanuzi w'ibinyoma cyangwa se Protestant bwaguye, kumanuka mu Basilamu mu Bara. Ibintu nabivuze cyagihe ubushize mbabwire ukuntu Abasilamu nabo bamaze kwemera kuruhuka umunsi utari kuwa gatanu, bakamira kuruka ku cyumweru, none urumva bongeye guhuriza hamwe kugira ngo bubake urusengero rw'i Yerusalemu. Kandi urusengero rw'i Yerusalemu murabizi ntago ari mu musigiti, ahubwo ikibazo none akandi kantu katangiye kuzamo, Abisilamu batangiye kubihanga amaso ngo barebe yuko bari bukureho wa musigiti wo muri Yerusalemu wubatswemo muri rwagati. Ntago mbizi ukuntu biri buze kuza kurangira. Ayo niyo makuru nari mbafitiye rero, mugerageze guhanahana ubu butumwa mu busangiza abandi. Ejo mundi arikishona nashizeho kivuga ku makorari, nacyo nabonye komentari zanyu mwarabikunze, abagiye bamagara mu gikari mwese ndabashimiye, Imana bahumugisha. Abantu batashize amakomentari, abalayikinze, abasharinze, mwese Imana bahumugisha. Ariko ikintu mba nifuza nuko ubu butumwa niba ubwumvishe kumva araho bugukoze, irinde kubugumana, irinde kubuhamana, ahubwo kora ibishoboka byose bugere no ku bandi, kugira ngo natwe twese dukomeze gusangira hamwe imigisha ituruka ku Mana. Imana bahumugisha rero. Amazina ya Nishimana Bildad, niba uzika ari ubwa mbere tubanya ahantu nyaboneka, kugira ngo ubutaha ujye ubona ibiganiro byacu, just kanda subscribe. Ntago birangire aha ngaha, ndaje komeza kubakoreraho ubushakashatsi ngo turebe uko izi nyubako y'urusengero izakomeza kugenda, ndetse ubutaha nibiramuka binkundiye mbonye cyangwa se Mwuka Wera aramusabyemeye, dushaka kuzarebera hamwe n'amasomo ndetse n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bivuga ibyerekeye n'ibyubaka ry'urusengero rwa Yerusalemu. Simply that. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka ngarukira aha ngaha, nanjye ndabona amasaha anjyanye, bimaze kuba saa 22 kandi saa 2 n'igice, saa 3 gutyo tuba dufite session yo kwiga ubuhanuzi muri groupe ya WhatsApp. Ubwo ku bantu babishaka ndaje ndabahereza link, namwe ndaza kubahereza link mu kandi ho joining kugira ngo tujye tubana mu buhanuzi. Hanyuma rero urumva nkeneye kujya gutegura ibintu byinshi, nkeneye gutegura uburyo ndi bujye gutangira Sabato. Munyemerere ngende amakuru menshi yo kubasangiza kandi ngo niyo ingenzi. Imana bahumugisha kandi ikomeze kubarinda, kandi mukomeze kugira imyiteguro myiza y'Isabato, ndetse mukomeze kugira imyiteguro myiza yo kwakira Yesu Kristo, kuko Isabato itagira Yesu Kristo nta kintu imaze, kandi Yesu Kristo itagira Isabato nabwo nta kintu imaze, kuko byose n'uburuhukiro biruzuzanye. Imana bahumugisha rero kandi ikomeze kubareba neza, yatwuzuza imbaraga n'ubwenge bwo gusobanukirwa ibihe dusohoyemo. Bye bye.